Shalom shalom. Imana ishimwe cyane ko yongeye kumbashisha uyu munsi kongera gusoma mu byanditswe byera. Nukuri Uwiteka asingizwe. Uno munsi turakomeza mu itangiriro mu gice cy'umunani. Ariko mbere yuko ntangira gusoma reka mbanze nsenge niragize mu maboko y'Imana. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, ndakwinginze kugira ngo uzubane nanjye muri kano kanya. Mwami, ndakwinginze kugira ngo umubwenge bwo kuvuga nk'uko ubishaka. Mubere mikro abari wowe bivugira. Mwuka wera, ndaguhamagaye kugira ngo uzunyumvishe amabanga ari muri kino gitabo. Muri kano kanya ndirukanye imyuka mibi yose y'ikuzimu, imyuka mibi yose yo mu isi y'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ondoka shetani kwa jina la Yesu Kristo. Turagushima Mana yacu, imirimo yawe iraturenga. Tukuzamuri y'amaboko, Mwami we urakwiriye. Uwiteka nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho ngumishe. Unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye. Umwuka wawe mwiza nyobore. Turagushima Mana yacu, imirimo yawe iraturenga. Tukuramburi y'amaboko, Mwami we urakwiriye. Ineza yawe Mana yaratunyuze, nuko tuyoboye tunyuzwe nabyo. Amen amen. Turasoma mu itangiriro igice cy'umunani hose. Umutwe w'amagambo uravuga uti: umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nkuge. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura iva mu ijuru iricwa. Amazi asubirayo ava ku butaka ubudasiba. Ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Mu kwezi kwa karindwi, ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa akingura idirisha ryo mu nkuge yabajije. Yohereza igikona. Nowa akingura idirisha ryo mu nkuge yabajije. Yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi. Maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse ku isi. Maze ntiyabonaho ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yari akiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko, arayenda ayisubiza mu nkuge. Asiba iminsi 7
yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge. Igaruka aho ari nimugoroba ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo, icyo yakuye ku giti. Bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7, yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa kabiri, ku munsi wako wa 27, isi iruma. Imana ibwira Nowa iti, sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibibaho byose muri kumwe byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be, amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka byose n'inyoni zose n'ibisiga byose, ibyigenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, bisohoka muri ya nkuge. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati, sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Amen, amen. Yesu ashima cyane kuri ijambo. Ubushize twumvise twize ku kuntu Imana yugaye inkuge. Abantu bose bari ku isi bakicwa n'umwuzure, kuko bari banze kumvira Nowa. Muri iki gisomwa ho baratubwira ukuntu ubwato bwamaze, mbese abari mu bwato, famiye ya Nowa n'ibikoko byose byari mu bwato nawe, bamaze mu bwato umwaka wose. Niko ibyera bitubwira. Bategereje ko amazi akama kugira ngo basubire ku isi. Ntago bari bishimiye ko bari barokotse, ariko nyine bumvaga bifuza gusohoka kugira ngo barebe hanze, nabo barabyifuzaga, ariko hari igihe Imana yari yagenye ko amazi azakama bakabona gusohoka. Rero igihe kigeze ko basohoka, Imana yabibwiye Nowa, yarangiye kumugenderera, iramubwira ngo basohoke n'ibikoko, mbega sohoka n'ibikoko bave mu nkuge. Ikintu cya mbere Nowa yihutiye gukora agisohoka mu nkuge, yahaye Imana ituro ry'ishimwe.
yahaye Imana ituro ry'ishimwe, mbese ayitambira ibitambo byiza byoswa nk'uko twabyumvise mu byanditswe byera. Abikoze atyo Imana yarishimye cyane cyane, Imana yaranezerewe cyane, irahira ko itazongera kwicisha abantu umwuzure. Mushobora kuvuga ati abantu no muri iki gihe cya none barakicwa n'umwuzure. Yego, abantu barakicwa n'umwuzure, ariko tubibona mu bihugu bimwe bimwe. Ntago uriya mwuzure ko hano wigeze kuba, kuko uriya mwuzure wabaye mu isi yose. Ariko iyo twumva abantu bicwa n'umwuzure, biba mu duce tumwe tumwe, ariko ntago Imana irakuraho abantu, irica abantu bari ku isi kubera ibyaha byabo nko muri kiriya gihe cya Nowa ngo bashireho. Icyo natekerezaga muri iki gisomo tumaze gusoma, ukuntu Nowa yari umukiranutsi, Imana yari yaramubonye nyine ko ari umukiranutsi, ukuntu mu mutima we yari afite amashimwe. Mu mutima we yumvise ko agomba guha Imana ituro ry'ishimwe, akayishimira ko yabarokoye, akayishimira ko bongeye gusohoka bakagera ku butaka ari bazima, kandi ko yabarinze umwaka wose mu bwato. Aho ubwo bwato bwagendaga hose Imana yari kumwe nabo. Rero icyo ni ikintu cyakoze ku mutima Imana cyane, kubona Nowa w'umukiranutsi yibuka guha Imana ituro ry'ishimwe. Ibyo bintu byakoze Imana ku mutima cyane. None nko muri iki gihe cyacu, ni bangahe bibuka gushimira Imana ku byiza ibidukorera buri munsi? Byonyine ni bangahe twibuka gushimira Imana ko ikidutishije ubugingo, ikidutishije uyu mwuka wo guhumeka? Ndakeka ko atari benshi. Twakagombye kubyuka dushimira Imana, twisingiza ko yaturinze nijoro kandi yongeye kuturamutsa ku munsi mushyashya, tukaba turiho kubw'ububasha bwayo, kuko nta na kimwe dufite gukora kugira ngo tube turiho muri kano kanya, ahubwo ni ubuntu bw'Imana, ni ubushake bw'Imana. Rero Imana inezezwa cyane nuko twishimira. Mu gusenga kwacu ibishaka ko tutibagira kwishimira. Iyo tugiye turimo gusenga, tugasenga tuyibwira ibyifuzo byacu, ego nabyo nta kibazo kubivuga, ariko icyangombwa no gutangira gushima. Birateye isoni ko twihutira mu gusenga kwacu kubwira Imana ibibazo byacu, tukibagira kuyishimira ku byashize imaze gukora, kandi ari byinshi cyane. Ibyo ngibyo ntago bishimisha Imana. Kandi Imana ishoboye byose. Imana ni le tout puissant, ariko ikidashoboye ni ukwihimbaza, ni ukwishima yonyine. Ariyo mpamvu yaturemye kugira ngo tuyinezeze muri ubwo buryo, tuyishimire, tuyiturire amaturo y'ishimwe y'ubwoko bwose. Ari amaturo y'ishimwe ku byerekeye amapoeme, ari mbese mu buryo bwose bushoboka, ari indirimbo, ari inanga, ari indirimbo nshya, mbega tukayininahaza, kuko ubundi ngo nicyo yaturemeye. Kuko ubwayo nubwo ishoboye byose, ariko ntabwo ishoboye kwihimbaza. Kandi icyo kintu Imana iragikunda cyane,
kubona abo yaremye bayishimira bayihimbaza, nukuri ibyo bituma umutima w'Imana wishima. Ariko se nka turi kuri iyi si, iyo tubonye umwana w'umuntu atugiriye neza tugashima, tukibuka gushima, kandi uwo dushimiye biramunezeza, akaba yashobora kutugirira neza ubutaha. Ariko se kuki tutashimira Imana yacu? Imana yacu yaturemye. Ibyo tubonesha amaso byose ni ibyayo, turiho ku bwayo. Nta muntu n'umwe ashobora kwitwaza kuvuga ngo njye nta kintu mfite gushimira Imana, mu gihe umuntu agihumeka, akivuga, kirebesha amaso ye, akiri kuri iyi si, byonyine birahagije gushimira Imana. Kandi mu mashimwe hariho amabanga menshi mu mashimwe. Twumvise ukuntu Nowa mu byanditswe byera, Nowa yashimiye Imana akisohoka mu bwato, Imana igafata imigambi yuko itazongera kwicisha abantu umuzure muri buriya buryo. Umukiranutsi umwe gusa, Nowa yari umwe gusa, igikorwa no yakoze, amashimwe Nowa yashimye mu gihe cye kuri uwo munsi. Ayo mashimwe turacyayanezerewemo kugeza muri uyu munota, muri isaha, kuko Imana idafata iyo decision, kandi yafashe iyo decision kuko yari inezerewe. Nkaho bavuga muri Bibiliya ngo ibyishimo by'Imana nizo mbaraga zacu. Yego, nizo mbaraga zacu. Imana itishimye natwe tuba tugowe kabisa. Icyo gihe Imana idesida yuko nta muzuru uzongera kuba muri umeze kuriya, kandi natwe ababayeho nyuma ya Nowa mpaka kugeza n'uyu munsi baracyabyishimiye, baracyabinezerewe. Icyo kintu Nowa yakoreye Imana, natwe tukagiprofita muri isaha, muri uyu munota turacyagiprofita. Itabivuga cyagiye yari kongera ikabikora inshuro nyinshi, kuko ni inshuro nyinshi, igihumbi, magana, miliyoni, miliyaridi abana b'abantu ducumura. Ni inshuro nyinshi Imana yicuza ko yaturemye. Rero mwimagine Imana yakomeza gukuraho, igakuraho, igakoresha uriya muzure, ariko kuko yabirahiriye kuri iriya saha Nowa yashimishije, no kuri uno munsi turacyabiprofita. Imana ishimwe cyane, Uwiteka ashimwe cyane. None muri iki gihe cyacu ni iki dufite gukora kugira ngo tunezeze Imana? Muri iki gihe cyacu hari ikintu dufite gukora kugira ngo Imana yisubireho ku mujinya ifite. Twumvise ko Nowa yari umukiranutsi, en plus de ça agatura Imana ituro ryishimwe, Imana ikanezerwa, igakora ibitangaza ku buryo buri muntu wese wo ku isi yose abiprofita n'uyu munsi. None rero natwe hari ikintu dufite gukora kugira ngo Imana ihindure iyi si tubamo ya none irura, iyi si yuzuye ubwoba, yuzuye imibabaro, uburwayi nk'uburwayi bwa corona buzungereje isi yose. Imana ifite gukuraho aya mahano ya corona, twituye ituro ryishimye nk'uko Nowa yabikoze. Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Mbese ukuntu byaba ari byiza, mbega ukuntu byaba ari byiza kumva muri generation izakurikira
izadukurikiraho, kumva abantu bazajya bashimira Imana bakavuga ati mu isi yose haje icyorezo cyitwa korona, muri iyo epoke kizengereza abantu ku buryo abera b'Imana bafashe decision yo gutura Imana ituro ry'ishimwe, Imana ikadesida kugikuraho burundu. Mwumva ukuntu byari byiza nkuko natwe muri uyu munsi twishimira ikintu Nowa yakoze cyatumye no kuri uyu nota tumererwa neza, tubayeho neza, nta muzi uruhare. No kuri bavandimwe icyo kintu tugiye kugitekerezaho cyane. Twarira tugasenga kandi turabikora, bakati Imana dutabare kure y'korona, korona itumereye nabi, duhe freedom, dusubize ubuzima twari dufite kera. Ariko bigakomeza, korona ntigeraho ijya. Petetre ko Imana yifuza amaturo y'ishimwe y'abakiranutsi bayo, kugira ngo yongere gufata decision ikomeye yo kuvuga ati ndirahiriye ko icyorezo cyitwa korona kitazongera kuyogoza isi mpaka isi ishize. Nukuri byaba ari fete nini cyane. Imana isubiriza mu mashimwe. Imana ntisubiriza mu kwidoga, mu kwiganyira, mu kwidodomba. Ntago ariho Imana ikorera. Ariko Imana iyo yishimye, yishima kandi yishimira mu mashimwe abana bayo bayihaye. Iyo inezerewe, aho ngaho niho ivuga ikavuga ati ndirahiriye, sinzongera kwicisha abana banjye umuzure. No muri ibihe cyane tugezeho, no muri epoke yacu ifite kubikora. Abakiranutsi twishize hamwe. Iyo mvuga abakiranutsi ntabwo mvuga ngo hari abantu beza kurenza abandi, oya. Ku umukiranutsi ni ukumenya ko uri umunyabyaha, kumenya ko ugomba kwicuza ibyaha buri munsi, tous les jours, buri munsi. Tukamenya ko dufite intege nke, tugora twicisha bugufi buri munsi, dusaba Imana imbabazi z'ibyaha byacu, kandi twisaba imbaraga zo kunesha ibishuko bya Satani. Kandi tugahindukira tukava mu byo twari turimo biteye iseseme Imana, tugasaba imbaraga Imana kugira ngo idushire, ituyobore mu nzira nziza, itugire abo yifuza ko tubabo. Kandi umukiranutsi wemeye Yesu Kristo nk'umwami we n'umukiza we, uwo nyine abayita umukiranutsi, atari kuvuga ngo ni umuntu udakora ibyaha. Ntago bibaho. Twese turabanyabyaha, twese tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana, twese tubeshejweho n'imbabazi z'Imana, twese. Kandi Imana idukunda kimwe, ariko ikababazwa n'ibintu binuka dukora, ibintu biteye ubwoba. Nko muri iriya epoke yo kwa Nowa, muri ibihe turimo, ntabwo navuga ko hari muri cyagiye bakoraga ibirenze ibyo dukora ubu muri iki gihe cya none. Oya, ubu birarushijeho kuko umugore n'umugore babana kandi bakaba bemerewe gusezerana muri kiliziya, bikaba byarasinywe. Ubu haje yandi mahano ya Gehenomu ateye ubwoba, ngo Imana ntabwo ari kutwishira umwuzure bishaka cyane rwose, ariko kuko yabyirahiye cyagiye ntagiza n'umwuzure, kuko Imana ntabwo yivuguruza. None ishakisha ikindi ikazana icyorezo kugira ngo
irondera ukuntu ishakisha ukuntu iducisha bugufiya. None bene data, reka dutangire dufate izindi strategy. Reka dutangire twigane ukuntu Nowa yari ameze, tube abakiranutsi kugira ngo Imana ibashe kugendana natwe, kugira ngo Imana ibashe kuvugana natwe. Twigane Nowa ukuntu yahaye Imana ituro ry'ishimwe, bigakora ku mutima w'Imana, Imana igakuraho amahano yari kuri iyi si, amahano yakagombye kuba yaraduhitanye natwe. Twigire kuri Nowa gutanga ituro ry'ishimwe mu masengesho yacu, mu kwinginga kwacu, mu ndirimbo no mu buryo bwoko bwose. Duhimbaze Imana, tuyishimire, tunezeze umutima wayo, kuko Imana nishima, kandi yishima ariko turimo kwihimbaza. Niho honyine Imana yishima. Tuyishima bien sûr turimo kwitwara neza, turimo gukiranuka, nabyo birayishimisha. Bikarutaho rero iyo turimo kwihimbaza, kuko ihita ikuraho amahano ateye ubwoba, ibihano ikabikuraho. None bavandimwe, nizere ko iki gisomwa hari icyo cyabigishije, nanjye cyanyigishije. Mwuka Wera akomeze atuganize kuri iri jambo, kugira ngo tumenye ko uko Imana yacu imeze. Nitumenya ko uko imeze, tuzabasha gukora nk'uko bishaka, kuko ni nk'umuntu iyo dufite inshuti, tumenya ibyo inshuti zacu zikunda. Iyo rero nk'umugenzi wawe afite anniversaire, uravuga ati kanaka akunda kino kintu, inshuti yanjye ikunda kino kintu, reka ngende ndakigure. Ari isaha nziza, ari kirato cyiza cyangwa ubuzi neza icyo umugenzi wawe akunda, ugahita ugura icyo kintu ukamusurprena, kandi umugenzi wawe arishima cyane. Kandi n'Imana yacu nuko rero, ntabwo dushobora kuyiha ituro ry'ishimwe tutaramenya neza, tutaragira ubusabane nayo, tutaramenya neza Imana ni iki, Imana ikunda iki, Imana imeze ite, iteye ite. Nitubimenya, tuzabasha no kuyiha amaturo y'ishimwe yishimira, kuko ntabwo yishimira ko tuyiha amaturo y'ishimwe turi mu byaha. Ayo maturo ntago Imana yemera. Twasomye neza ko Nowa yari umukiranutsi. Umuntu abanza kuba umukiranutsi kwanza, akicuza ibyaha bye byose, agahindukira mu nzira ye mbi. Imana ihita imubona nk'umukiranutsi, hanyuma hakazaho n'amaturo y'ishimwe ashobora gutuma Imana ikuraho amahano menshi ku buzima, ku isi yose, cyangwa se no ku giti cy'umuntu. Imana ikaba yakugirira neza kuko wanejeje Imana, ikavuga ati mwana wanjye ko nawe wanejeje, nanjye reka nguhe kiriya kintu uhora wifuza buri munsi, nanjye nkunezeze, reka ngirire abana bawe neza. Imana irabizi neza ibyo twifuza, izi neza icyo umutima wacu, imitima yacu yibwira, izi neza kandi nayo uko ishobora kutunezeza, kuko iyo niyo yaraturemye izi mitima yacu cyane, iradusobanukiwe. Bavandimwe, Uwiteka akomeza abane namwe, akomeza abarinde. Dukomeze twige ku byanditswe byera, tumenye ko Imana yacu iteye, tumenye n'iki dushakaho, hanyuma byose bizagenda neza. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Amen.